Mwiriwe neza abakunzi bacu ba Giant Voice TV. Ni njyewe Fiona ugarutse muri cya kiganiro cyacu tumaze kumenyera cya buri munsi Daily Life Program, cyo tuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwacu, cyane cyane twibanda ku ndwara zigiye zitandukanye cyangwa se n'imirire itandukanye, kuba yadufasha ubuzima bwacu bugakomeza bukagenda neza. So kandi ndabaha ikaze abantu aho muri hose, impande zigiye zitandukanye, kuba muri kumwe natwe muri aya masaha. So uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku bintu dushobora gukora cyangwa se indyo dushobora kurya, cyangwa se imibereho yacu ukuntu twayihindura tukagabanya ibinure byo kunda. Abantu benshi tugendana n'iki kibazo cyo gusanga ufite ibinure byo kunda byinshi, tugakeka bamwe muri twe ko nta kibazo bishobora kuba byatera, ariko bino bintu ntabwo ari byiza kandi bishobora kugira ikibazo bitera, kubera bino binure byo kunda biba biri ku ruhande rwo hejuru cyangwa se kuri pati yo hejuru, kandi dusangaho organs nyinshi zigiye zitandukanye nk'imitima, impyiko n'izindi nyinshi cyane. Ugasanga ibi binure kuba byajya kunda byateza ikibazo, bigateza indwara zitandukanye, zirimo nk'imitima, zirimo wenda nk'imivuduko y'amaraso. Izo ndwara zimwe muri zo twagiye tuzivuga mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. So muri ibyo biganiro, mu abantu batabikurikiranye, mushobora gusubira haruguru mukabikurikirana, mukabireba, mugakora subscribe, share n'amalike, mukanakomentinga, tukamenya icyo mukeneye natwe tukaba twakibagezaho mu gihe cya nyacyo. So bino binure rero turaza kwiga uyu munsi ukuntu dushobora kuba twabigabanya. Abantu benshi barabifite, byabaye nk'imbogamizi zabo, bamwe bananiwe kuba babigabanya, ariko muri uyu munsi dufite ukuntu twashobora kubigabanya. Muri kumwe nanjye uyu munsi turabiganiraho kandi bizadufasha mu minsi iri imbere twese. Ariho murimo mwandike comments, ikidasobanutse tubasobanurire. So ukuntu twabigabanya, turatangirana n'imirire. Imirire yo kuba warya cyangwa se indyo ushobora kuba warya, n'ibintu ushobora kuba wakwirinda kurya kugira ngo bino binure bigabanyuke. Harimo ibintu by'amasukari menshi. Ibi bintu by'amasukari menshi dufitemo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo nk'amafanta, harimo amaji y'imbuto twikoreye natwe ubwacu, harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. None se bino bintu bishobora gute kuba byaba bitera ibinure byo kunda, kandi tubyirinze byabigabanya gute? So zino ji, ukuntu ufata imbuto zawe ugakora ji, ukaba wanywa iyo ji, iba ifite amasukari menshi, bivuze ko ukonsuminga cyangwa se muri ayo masaha y'unyweye iyo glass y'iyo ji, ukonsuminga isukari nyinshi kuruta uko warya imbuto. Bino bintu rero ugasanga ayo masukari ageze mu nda, abaye menshi, amwe abaye digested, andi asigaye ari stored cyangwa se abitswe. Aho hantu abikwa rero niho usanga muri process yo kuba digestion yabaho, ugasanga habayeho ikibazo cyo kuzana ibinure mu nda cyangwa se kugira umubyibuho ukabije ku nda. Kandi ibingibi twatangiye tubona ko bishobora kuba byatera indwara nk'iz'umutima n'izindi nyinshi zitandukanye. So advice cyangwa se inama twabagira nk'aha ngaha, ikintu dushobora kuba twakora, iyi ji aho kugira ngo ufate imbuto ukore iyi ji, nubwo tuvuga ngo imbuto ni nziza, ji ni nziza, aho kugira ngo ufate imbuto ukore ji, ufate wenda amaronji nk'atanu ukore glass imwe ya ji, uhite uyinywera icyarimwe, byaruta ugafata ironji rimwe ukarirya rikaba ari ryo rigufasha mu mubiri. Aho urabona ko amasukari y'amaronji yaba agabanyutse, kuko ndumva ko cyangwa ndakeka ko amaronji arenze 5 cyangwa ageze muri 5 umuntu bitamushobokera ko yayarya yose icyarimwe.
ariko iyo yayakozemo ji usanga yose ayariye cyangwa se ayanyweye icyarimwe. Ahandi ukuntu izi ji zituma haza umubyibuho cyangwa se ibinure byinshi ku nda nuko usanga kwa kundi ukuntu unywa ino ji iba ari process yo kunywa, ntago wasanga ubwonko butekereje ko urimo kurya kandi urimo kunywa ji. Oya, uko unyweye ji ntabwo ubwonko buconcentratinga ngo buvuge ngo urimo kurya, ahubwo uba urimo kunywa, kandi uko kunywa uranywa n'ubundi inzara ize kuguma ikwica ariho usanga ukrevinga cyangwa se ukenera ibindi biryo bigiye bitandukanye bishobora kuba byakugiraho ingaruka cyangwa se bishobora kuba byatera ibinure byo kunda. So twakwirinda gukora aya maji kenshi cyane, ahubwo tukadukira cyangwa se tugasobanukirwa ko dushobora kugenda turya zino mbuto aho kugira ngo tuzikoremo amaji. So indi mpamvu cyangwa se ibindi bintu tujya dukora cyangwa se ikintu dushobora gukora kugira ngo tugabanye ibinure ku nda harimo gukora siporo. Twagiye tugaruka kenshi cyane ku gukora siporo cyane kugira ngo dukire indwara zigiye zitandukanye. So n'aha ngaha biragarutse kuba byadufasha tukagabanya ibinure byo ku nda bishobora kuba byadutera indwara zimwe na zimwe twagiye tuvugaho n'izindi nyinshi cyane, kandi bikaba wenda byadutera no kuba tutari comfortable. Hari n'abantu bitera ikibazo akaba atajya mu bandi, muri cya gihe ushobora kwambara umwenda ugasanga ikibazo kibaye ku nda gusa urimo kwambara ukanga kugukwira. So twibande kuri siporo cyane zishobora kuba zagabanya ibinure byo ku nda. Harimo siporo zitandukanye, wenda gukora ama push ups, ibyo ngibyo byagufasha kuba wagabanya ibyo binure byo ku nda, kandi n'inda yawe ikaba yakomera ukamera neza cyane, n'amaraso yawe akaba yatembera neza mu mubiri. Ikindi kintu turi bwibandeho muri aya masaha gishobora kudufasha kuba ibinure byo ku nda byagabanyuka nuko twatangira cyangwa se twatangira kwirinda kurya ibinyampeke byinshi cyangwa ibinyampeke bikoboye. Ibi binyampeke cyangwa se cereals zigiye zikoboye tuzisanga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amafarini aya ngaya bakoramo imigati, kwa kundi bawukobora ugasanga ifarini hasigaye ka kandi k'imbere akaba ariko bakoramo ibyo ngibyo, kaba gafite isukari nyinshi cyane, kandi twabonye ko isukari kuba digested bitwara igihe kinini, imwe igashobora kuba wenda yaba stored mu nda bigatuma ibinure byo ku nda byiyongera aho kugira ngo bigabanuke. Harimo n'ibindi binyampeke bigiye bitandukanye, harimo umuceri, kurya umuceri uriya ukoboye. Byaba byiza dutangiye kurya wenda umuceri uriya ubudakoboye, wenda bita brown rice, aho kugira ngo urye uriya muceri urimo isukari nyinshi cyane. Kubera yuko example cyangwa se urugero rwiza dushobora gutanga nuko wa muceri hari ukuntu uwurya ku manywa, nimugoroba bikajya kugera n'ubundi inzara yakwishe, ubwo ugasanga habayeho process yo kurya kenshi cyane, ariho wisanga rimwe na rimwe urimo kurya indyo zigiye zitandukanye zishobora no kugutera ikibazo cyangwa se zishobora kuba zazana n'ibyo binure byo kunda. Abantu benshi barimo kwibanda wenda bakavuga ngo kugabanya ibyo kurya birimo amavuta nibyo bituma wenda wagira ibinure bike mu nda cyangwa n'ahandi hose. Oya, niba ibyo kurya by'ibinyampeke harimo wenda n'ibigori bikoboye, ibyo nabyo bishobora kuba byagutera kuba wagumana bino binure byo kunda. Abenshi baribanda ku kurya ibitarimo ibinure, ariko ugasanga bagumye kuri ibi byo kurya birimo bitera imbaraga cyane, bazi ko barimo kugabanya uwo mubyibuho cyangwa se ibyo binure byo kunda, ugasanga n'ubundi bigumyeho. So byose tugomba kubibalansinga, tukamenya ko byose byadufasha tugakomeza ubuzima bwacu bwiza. Ikindi kintu dushobora gukora nuko twaba twatangira kurya proteins cyangwa se ibyo kurya birimo protein.
harimo ibintu bitandukanye. Protein zituruka ku bintu bitandukanye, harimo izituruka ku matungo, harimo n'izituruka ku bimera rusange cyangwa se ibimera bigiye bisanzwe tuzi. So protein zituruka ku matungo harimo kuba warya amagi cyangwa se inyama zigiye zitandukanye z'ubwoko butandukanye, harimo amafi, irizinka, inyama zigiye zitandukanye. Muri make ku bimera turasangamo protein zo gusanga ibishyimbo, amashaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Protein idufasha gute kuba twagabanya ibinure byo kunda? Iyi protein ukuntu idufasha yo, protein kuba digested cyangwa se kuba yakorwa mu mubiri bitwara igihe kirekire. Muri cya gihe kirekire rero igiye itwara, nicyo gituma nawe udasonza cyane, udasonza kenshi ku buryo wakwisanga urimo kurya na byo kurya bigutera ikibazo cyangwa se bizana ibinure kunda. Kwa kundi wariye protein mu gihe irimo gutwara igihe kinini iba digested, nicyo gihe nawe uri bube uruhutseho, ibyo binure byo kunda bikaba nabyo birimo kugabanuka. So ikindi kintu dushobora gukora ni ukunywa amazi menshi. Abantu benshi ntabwo bakunze kunywa amazi, baba bumva wenda bidashoboka, ariko ikintu twakwibandaho muri aya masaha, tugerageze tunywe amazi menshi. Nk'uko bizwi cyangwa bijya bivugwa, amazi ni ubuzima. Amazi adufasha gute hano mu kugabanya ibinure? Muri cya gihe wanywaga bya binyamasukari twavuze, harimo amafanta, harimo amaji akorewe mu nganda cyangwa se amaji wikoreye, wayasimbuza aya mazi ukajya uyanywa igihe kinini cyane, aho kugira ngo unywe za ji zikuzanira ingaruka cyangwa se ibibazo, wowe wajya ufata umwanya ukinywera amazi. Aya mazi nayo agufasha ko cya gihe unyweye amazi, urabizi nawe ko uhita wumva uhaze muri wowe. So aya mazi nayo afasha kuba waguma udasonza vuba vuba. Kubera ikibazo aho kijya kiba ni uko umuntu ushobora gusonza vuba vuba, ukisanga urakravinga cyangwa se urumva ushaka ibintu bigiye bitandukanye, birimo nk'amashokora, birimo wenda nk'amabombo, kandi ibyo byose birimo amasukari menshi ashobora kugutera ikibazo cyo kuba waba ufite ibinure byinshi kunda, cyangwa se ibinure byawe kuba bitanagabanyuka kunda nk'uko ubipanga cyangwa ubiteganya. Ikindi kintu dushobora kwibandaho muri aya masaha cyadufasha kuba twagabanya ibinure kunda ni ukuryama amasaha ahagije, ariyo kuryama amasaha 7 kugeza wenda ku 9. Bino bifasha gute kugabanya ibinure byo mu nda? Imisemburo yacu, kwa kundi uryama amasaha adahagije, usanga imisemburo yaravuye ku gihe. Imisemburo cyane cyane dushobora kuvuga muri aya masaha wenda ituma usonza na ya yindi ituma waba uhaze, ugasanga igiye ku masaha atandukanye, ukajya kwisanga ugasanga urasonza igihe kinini cyangwa urasonza vuba vuba cyane bidakwiye, kandi wari ukwiye kuba wenda ayo masaha uryamye, ahubwo ukisanga ugiye gukenera gukoresha za ndyo zigiye zitandukanye zakuzanira ikibazo cyo kugira ibinure byinshi kunda. So ku bantu bataryama, bagerageze muryame amasaha 7 kugera ku 9. Ikindi kintu twavugaho ni ukugabanya stress. Stress nayo irajyana n'iyi misemburo. Hari imisemburo ya stress abantu bagira, ugasanga ntabwo uryamye ahubwo urimo uratekereza ibintu byinshi, ufite umujagararo mu mutwe wawe, ufite umuhangayiko wenda ukabije. Hari abantu bahangayika cyangwa yakwisanga arimo guhangayika cyane, ugasanga we akeneye kurya ibintu bitandukanye, ugasanga umuntu arahangayitse. Hari abantu bafite iyo character yahangayitse abagomba kurya. Kwirinda ibi bintu rero, gerageza ugabanye stress, ukora siporo, ugende urebe n'amavideyo yacu. Ndakeka mu mavideyo ya mbere harimo ukuntu twakwirinda stress, wige ukuntu twirinda stress, nawe bigufashe kuba wagabanya ibyo binure byo kunda bikubangamiye.
mu mibereho yawe kandi bishobora kuba byanateza indwara zigiye zitandukanye. So ndakeka ibyo ari byo twari tubafitiye uyu munsi. Mwakoze kuba muri kumwe natwe kuri Giant Voice TV. Turahari kuba tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, tutibagiwe n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye, kubera iyi ngiyi ni Giant Company Limited, ifite ibikorwa bigiye bitandukanye harimo Giant Records. Ukeneye kuzamura impano yawe, gana Giant Records. Harimo abaproducer beza cyane ku buryo bakuzamurira impano bakagukorera indirimbo. Ufite korali, mukeneye gukora indirimbo, wagana Giant Records. Dufite Giant Circle Finance, iyi ngiyi ifasha mu nguzanyo ku buryo yakuguriza ukajya wishyura igihe buhoro buhoro, nawe ukiteza imbere, natwe tugateza imbere u Rwanda muri rusange. Dufite Giant Transport Limited, iyi ngiyi ifite amamodoka agiye atandukanye. Ufite ikirori, ufite ahantu wenda kujya, ufite wenda trip wenda gukora, wagana Giant Transport Company bakaba bagufasha, bakaguha imodoka zikujyana zikakugarura. Dufite Giant Photo Studio, iyi nayo igufasha creatinga memories cyangwa se gukora inzibutso zawe mu mafoto, mu mavideo, mu bukwe bwawe, mu birthday yawe, mu birori bigiye bitandukanye. So ndabashimira abantu bari kumwe natwe, mukomeze subscribing, mu sharing, mu liking, mubane natwe mu biganiro, muri programs zigiye zitandukanye ziba hano kuri Giant Voice TV, kandi turahari ku bwanyu. Murakoze.